ni nayo mpamvu twahisemo nyine ko umunsi nk'uyu, umunsi w'umuryango mu byishimo bya Noheli, diyosezi yose iza igakorera yubile y'umuryango hano i Busembo. Noneho rero babwira ko umugisha mwahawe uru nurugo rwa Innocenti Nyirimbibi na Immaculée Ntawiha. Aho bigeze speciose urugo kwa Celestine Uwizeyimana ari gutira uhagika hejuru asanga rero ari kumufunga Dominique Nsengiyumva na Immaculée Kagasana. Gaspard Hakizimana Gaspard Hakizimana na Christina Inambarushimana. Urugo rwa Theoneste Nkurunziza na Console Nikuze. Hakizimana Jean Bosco na Chantal Musabiremo. Noneho umwepiskopi ari hagati yabo bamukikije bagiye gufata ifoto y'urwibutso. Noneho umwepiskopi wacu araguma hano mbere rukomeye imigenurabusyo rya diyosezi yacu y'umuryango. Nabonye hano harimo ikirangaye ko nizere ko uwo bahamagaye arajya aza, hanyuma rero ukamuha amashyi. Murakoze. Hari Mademoiselle Tereza Nyirabukeye, niba ntawe uhari hari umuhagarariye Sera Nyesi yakugera hino. Eugene Twizereyezu yayoboye komisiyo
Madame Clémentine Bayiragaba Imbabazi, Madame Speciosa Ayinkamiye, Madame Laurence Wamiziki, Madame Esperance Mukamusana, Madame Agnès Uwamahoro, Madame Colette Nyandwi, Você não viu de coisa dentro? kugira ruguru rero mugashyikiza umwepiskopi ugafata iyo foto y'umunsi wa yubile y'umuryango yizihijwe muri paruwase Nyamwe Rusengo kugira ngo nabonekewe itangaza Imana ikora, itangaza Imana ikora tubikesha umuvugizi w'umubyeyi Bikira Mariya, umubyeyi w'impuhwe. Bafuje amaso inyuma nkibuka umunsi naje kuramukanya muri paruwasi ya Janja, noneho nkabona abakristu bari hariya ku kiraro Gaseke, bari bafite n'akuma karangurura amajwi babyina. Narahagaze, bari ubwa mbere nk'umwepiskopi mu rugero nari ndimo kuzenguruka za paruwase, noneho ndabaza mbese abakristo banyakiriye ku kiraro cya Gaseke ni nabahe ngo nabi Busengo. Nuko icyo gihe rero ku muryango winjira nyine muri paruwasi ya Janja mbona abakristo bafite urukundo, bafite ishyaka, ariko nkareba uko bameze. Noneho nza kubaza, bambwira amasaha bakoresha bajya kuri paruwase ya Janja. Noneho umutima wanjye ntabwo nabivuze, ariko naravuze nti bari abakristo tugomba kubegera. Ndibuka ko nyuma yaho nafashe gahunda yo kuza kubasura, kureba kiliziya basengeragamo, nuko harabona hasanze ubona ari abantu koko bakeneye kwitabwaho. Twatangiye gahunda rero, uragira ngo mbabwire ko nyuma y'imyaka 3 namwe ubwanyu mwabihamya, Imana yakoze ibitangaza hano i Busengo. Busengo nabonye uyu munsi abakristu benshi kandi beza, Busengo irangwa n'ibikorwa bigaragaza imbaraga ifite. Misa burya yari iteguye, aho twari turi ibyangombwa byose byafashaga abantu gukurikira no gusenga twese twumva twegeranye. Ibyo ndabihamya kandi namwe mwese
mwabyiboneye imbaraga ziri hano muri paruwasi ya Busengo, imbaraga z'ukwemera, imbaraga z'urukundo, imbaraga z'ubwitange dukesha abasaserdoti barangajwe imbere na Padiri Regis, Padiri mukuru, n'abakristo ba paruwasi ya Busengo barangwa n'ubwitange, barangwa n'imbaraga mu bikorwa byose bakora. Ubwo rero ndumva mwamfasha tukabashimira. Busengo iri kwibere, Busengo iri kwibere murabizi, ni nayo mpamvu twahisemo nyine ko umunsi nk'uyu, umunsi w'umuryango mu byishimo bya Noheli, diyosezi yose iza igakorera yubile y'umuryango hano i Busengo. Noneho rero icyo umuntu yakongeraho, Busengo nimukomeze mujye mbere, Busengo ntimugasubire inyuma, mwitegure gucuka. Numvise mwiteguye kuko mureba ibikenewe muri diyoseze yacu. Ku batabizi turi muri yubile, ariko ndifuza paruwasi 5 nk'ibimenyetso bifatika bya yubile. Muzi ko ikintu cya yubile kigira igikorwa gisigara. Ndifuza ko mu mateka azajya havugwa ko muri yubile y'imyaka 2025 y'icungwa rya bene muntu na yubile y'imyaka 125 nkuru zimaze zigeze mu Rwanda, haba paruwase 5 ziyongera ku zindi. Batabizi ntabwo ari inzozi, ni cyifuzo kandi twagaragaje ko bishoboka. Nubwo twagiye duhura n'ibidukoma mu nkokora ku mpamvu zitandukanye, ariko icyo nasangiza abari hano yenda hari abatabizi ni uko paruwasi katedrali ya Ruhengeri iritegura kubyara Musanze. Paruwasi Kinoni iritegura kubyara Nkumba. Paruwasi Mwange iritegura kubyara Nyamugari. Paruwasi ya Nemba iritegura kubyara Karuganda. Paruwasi ya Rwaza iritegura kubyara Gashaki. Nk'uko nabivuze, twagiye tugira ibidukoma mu nkokora, ariko gahunda irakomeje. Icyo twiyemeje, nabonye ibyo twiyemeje nk'abakristo ba diyoseze ya Ruhengeri tubigeraho tubifashwamo n'Imana. Ibijyanye n'igihe, iyo gahunda birumvikana ni gahunda tuba dufite, kandi gahunda y'Imana igihe yo aba ari ibyayo, ni icyayo uko ibigena. Ariko amateka agiye atwereka uburyo Imana ihora itugenera ibyiza itanga ku buntu. Iyo gahunda y'ibimenyetso bya yubile ya paruwasi nshyashya 5 muri uyu mwaka wa yubile, byose tubishyira imbere y'Imana twizera ko bizashoboka, kandi simbishidikanya kubera ko mbafite. Nkaba rero uyu mwanya ngira ngo nshimire paruwasi ya Busengo y'umwangennye kugira ngo dushyigikire gahunda yo kurushaho kwegera abakristo. Biza byongera no ku bindi uruhare mugira mu buzima bwa diyoseze n'ubutumwa bwayo, nubwo ari paruwasi ikivuka. Ubwo rero kimwe
n'izindi za paruwasi hano zihagarariwe, dukomeze twunge ubumwe mu gushimira Imana kubera ibyiza byayo ihora itugirira, kandi tuyisabe kubidukomereza. Kanongere rero nshimangire uyu munsi wagenze neza, Imana ishimwe. Mwakoze cyane kuba mwitabiriye. Paruwasi Busengo wakoze cyane, mwarakoze cyane kugira ngo ibintu bishoboke, mwaritanze kandi yagenze neza. Imana ishimwe.